Yes ashimwe nitwa Batungire Judith. Ministry yacu yitwa Divine Power Ministry. Divine Power Ministry imaze like 10 years itangiriye mu muryango. Praise the Lord, everyone. This is Divine Power Ministries. So this is a ministry that has been operating for 10 years. And we are yet to continue through the YouTube channel. Yeah. Irangije sometime like 10 years, then tuza kuzitangiza no mu company twakoreragamo. This ministry has been operating for 10 years and we managed to start it in the company that we were working in. Yeah, abantu barakijijwe cyane mu kazi. Many people were saved through the ministry. Igicaniro kirakura cyane. And the altar grew so much. Business irarindwa cyane ntigera ihomba. The business started to flourish and it never failed. Ku buryo nta n'umukozi warwaraga. At the point where not even an employee ever got sick. Niyo hazagamo crisis. Even when crisis came, twarasengaga bigakunda. We used to pray and it worked out. So tubona ko igicaniro cya Divine Power we realized that the altar of the Divine Power kigomba gukura kikaba ministry. That it has to extend and become a ministry. Imana itangira kugidutuma no mu bihugu. And the Lord started sending us for evangelism in other countries. Yeah, twagiye Uganda mu gice cya Kiboga kubera Imana yari yabitubwiye. We went to Uganda in a part called Kyoga because the Lord had sent us. Abantu barakijijwe kandi nanone. And very many people were saved. Turongera tujya mu gihugu cya Ghana. We yet went to Ghana. Naho abantu barakizwa cyane baduhanutaga ngo tujye kubaka y'urusengero. And people were saved and they even gave us land to go and start ministry. Nyanyuma mu gihe gitoya gishize mu mezi abiri. And in the past 2 months, Imana itubwira yuko tugomba kujya kuri YouTube kuvuga ubutumwa bwiza. The Lord revealed to us that we come to YouTube and preach His word. Nuko rero twaje. That's how we came. Impamvu nyamukuru. That's the main purpose of this. Nukuvuga ubutumwa bwiza. To do evangelism and speak the good news of the Lord. So tuzadufite abavuga ubutumwa batandukanye beza. We are yet to bring very many different evangelists. Tuzadufite abaririmbyi. We shall be having singers, worshipers. N'ikindi cyose bizaba bisaba. And any other thing that we are yet guided by the Spirit kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. For the word of God to reach you. Kuko Yesu ari hafi kugaruka. Because the Lord is yet to come. Imana ibahe umugisha cyane. God bless you all. Tuzanezerwa kubana nawe. We will be happy to work with you. Amen. Amen. Hallelujah. Nanone twongeye kugaruka rero. Umunsi tuje turirimba Imana ikunda abantu bayiramya bakayihimbaza. Ni bimwe mu mahame yo kugendana n'Imana. Reka rero dusenge kugira ngo abatumirwa bacu Divine Power ishobore kuramya mu ndirimbo zabo kandi duhimbaza nanone nk'ihame ry'Imana tugendana nayo. Reka dusenge. Data nyiringabo Imana, tugushimiye ko wadukunze, tugushimiye ko twakumenye, tugushimiye ko ari amahoro Mana. Warakoze Mwami. Nuko rero Mana, uyu munsi indirimbo zacu nizo kukuramya no kuguhimbaza, nizo kukubwira ngo warakoze Mwami, kudukunda ukaduha amahoro ukaduha umugisha. Nuko rero Data watugabiye umurimo natwe turishimye. Niyo mpamvu rero indirimbo zacu zikunezeze muri aka kanya, Mwuka Wera udushoboze kugira ngo dushobore gutona ku Mana yacu mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza. Mu izina rya Yesu ndasenze nizeye. Amen. Nachunzoa arangunda kandanyitayo nachunzoa arangunda kandanyitayo nachunzoa
So
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, brethren. Twongeye kugaruka nanone rero twinjira mu ijambo nyamukuru. We are back again with the word of God Ryo kuvuga ubutumwa bwiza. to speak the good news of the Lord Jesus Christ. Ubusize twabwiye ko twebwe turi aba Divine Power Ministry. The last time we told you that we are the Divine Power Ministry. Ubundi Divine Power, Basically, the divine power, bivuze imbaraga z'Imana. it means the power of the Lord. Imbaraga zikora, Power that works, imbaraga zihindura, power that changes situations, imbaraga zaremye ijuru n'isi. power that created the heavens and the earth. So nizo dukoreramo. Those are the powers that we work with. Dusengera abarwayi bagakira, We pray for the sick and they are healed. dusengera ibibazo byinshi bikagenda We neza. pray for problems and they are solved. So niyo mpamvu tuzaba cyane dufokasinga That's why our main focus will be kugendana n'Imana, to walk with God, kwizera faith, no gukiranuka, salvation. righteousness. Yeah. So reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 128. We shall get into the word of God in Psalms 128. Haranditse ngo hahirwa umuntu wubaha Uwiteka wese, Blessed is he who fears the Lord with all his heart akagendera mu nzira ze. and walks in his paths. Dusome umurongo wa 3. Your wife will be like a fruitful grapevine flourishing within your home. Your children will be like vigorous young olive trees as they sit around your table. Amen. Nanone dusoma ku murongo wa 2. That is the Lord's blessings for those who fear him. Haranditse ngo kuko uzatungwa n'imirimo yawe, uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe. Ku murongo wa 4 haravuga ngo uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Ku murongo wa 5 Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni. Hanyuma ku murongo waho ukurikiyeho haravuga ngo nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Uwa 6 ni koko uzabona abuzukuru bawe. Amen. In English, they say in Psalms 128, verse 5, as we proceed, it says that, may the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as long as you live. May you live to enjoy your grandchildren. May Israel have peace. Reka dusome uyu murongo kandi twongere tusobanukirwe neza. Aya ni amagambo Imana yivugiraga. Ni ukuvuga ngo iyo ugendana n'Uwiteka Imana, these are the words that the Lord himself was speaking, meaning that if you walk with the Lord, ni ukuvuga ngo hari amasezerano Imana iguha. it means that there are promises that the Lord gives us. Ni kwa kundi inshuti zikundana zikabana neza. It's the same way friends live together and they live together well. Ziriya nshuti kenshi zigirana amasezerano. Very many friends, they have promises they've made to each other. Bagirana n'impano bajya bahana. They have gifts that they offer to each other. Kandi icyo umwe muri bo atunze, And what one owns, aba ari umugisha kuri mugenzi we. it's a blessing to the friend. Niyo mpamvu kugendana n'Imana, It's the same thing with walking with God. ibintu byose Uwiteka Imana yaremye Everything that the Lord owns, ubu bifiteho ububasha. you have power over it. Niyo mpamvu dusengera abarwayi bagakira. That's why we pray for the sick and they are healed. Niko ijambo ry'Imana rivuga That's how the word of God says ngo nijye uteza indwara kandi nijye uzikiza. that I'm the one that brings sickness and I'm the one that brings healing. Niyo mpamvu iyo tugendana n'Imana That's why when we walk with the Lord, ntiduteza indwara. he doesn't cause sickness upon us. Niyo hagize urwara Even when one is sick, iramukiza. it's the same God that gives him Kubera yuko sickness, yavuze ngo nijye healing. uteza indwara Because he said that he's the one who brings sickness, nijye uzikiza. he's the same one who Niyo heals. mpamvu iyo ugendana n'Imana That's why when we walk with the Lord, wubaha amategeko yayo. keeping his commands and what he has said, Imana igira amategeko yayo the Lord has what he has commanded us to nkuko do. n'ibihugu bigira amategeko The yayo, same way governments have laws. nkuko families zigira amategeko agenga amafamilies The zabo, same way families have n'inshuti motives that zigira work with them. principles.
Even friends have principles. niyo mpamvu n'Imana igira amahame. That's why even the Lord has principles. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba ubaha amategeko yanjye, The word of God says that if you obey my laws and commands, ntuyice iburyo n'ibumoso, you don't transgress them, imigisha yose izakuza. then all blessings shall fall upon you. Byanditse mu gutegeka kwa 2:28. It's Deuteronomy. Oh, Deuteronomy 2:28. Yeah. So kubw'ibyo rero turahamagarira abantu bose tuzabana muri divine power, Without you call upon everyone you are yet to be with in this divine power, kugira ngo igihe bazaba biyunze kuri twe as they are following us, bamenye ko nukugendana n'Imana ariko wubaha amategeko yayo iburyo n'ibumoso utayica. knowing that it's not just following God but also living by the principles that He has made us to live upon without killing them or destroying them, Kugira ngo uzaba hashishwe so that we can be able kurama, to live long. niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ku murongo wa 6. That's what the word of the Lord tells us in ngo Psalms niko 128. kuzabona abuzukuru bawe. And yet you will see your grandchildren. Niyo mpamvu iyo abantu bubasha Imana That's why if people obey the word of God, ibaha umugisha wo kurama. He surely blesses them. Niyo mpamvu kenshi uranabisaba, urabisengera, That's why very many times you even go to pray ukubaha for it. amategeko y'Imana ukagendana You n'Imana, keep His commands but still pray for it, kugira ngo ubeho mu buzima bw'intego. so you can live a life that's pleasing to the Lord. Bityo rero biduhesha kurama. That gives us long living. Utaha tuzagenda tureba ni bande bubasha Imana, The next season we should be telling you who obeyed the Lord. tuzababwira ubuhamya bwiza mu buryo twagenze muri divine power twubaha Imana. We shall tell you how, as divine powers, you obeyed the Lord. Ntabwo bivuze ngo ntabwo tujya dukosa, It doesn't mean that we are saints, ariko iyo tubonye ko twaguye mu cyaha but as long as we see that we have fallen into sin, turihana. we repent. Hari n'igihe dutanga ituro ryo kugira ngo tubabarirwe, We sometimes give tithes for forgiveness, nubwo tubizi yuko Yesu yatumeneye amaraso, though we know that the Lord died for our sins ibicumuro byacu bikababarirwa. and our sins are forgiven. Ariko kenshi tubikora kugira ngo dutone ku Mana, But very many times we do it to Kuko be on ijambo- right times with God. kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo yaremye ibiri mu isi byose, As He said that He is the one that created everything on earth, ngo kuko iyo abihamagaye biritaba. and when He calls them, they come. Nibyo jambo ry'Imana rero ry'uyu munsi. Ubutaha tuzagenda nanone dukomeza kunoza kuri iyo theme yo kugira ngo kumenya uko umuntu agendana n'Imana kandi ayubaha. That's today's word. As we come back, we will come to tell you how people walk with God and how it actually works and comes effective in real life. Murakoze cyane, turabakunda. Bless you. Thank you so much. God bless you.